ko zazinyibutse ubu azi ibintu mabuja asigaye ansaba yarambwiye ngo turyamane ukumva azampa amafaranga menshi yewe azangurira n'inzu noneho yaranambwiye tuzajyana n'i Dubai. Sohoka iwacu dukora mwana uzajya uramenya ahantu umuntu yavuye wavuye mu cyaro uje gushaka amafaranga none ubonye ahantu wayakura ukazana ibintu by'ibitata aho ngaho kweri imboga zibona abana koko kagira inkuru n'abana nyagasani reka da nuko madamu urumva wateta urumva nta kigukora gahunda ahubwo senze ukoze ryari nakubwiye amasengesho ya ukora mu masengesho Alice boss yongeye ni binge musigara soye mbajije ndabazuriye boss bimeze bite sinakubwiye ngo tujye mu cyumba ukabyanga ubusundi wo kujya utakinze ndeka yagushutse gute nagushutse njyewe wampamagaye nari nibereye mu turi ese wagombaga kuza none se amezi abiri ashize turyamanye ni ukuvuga ko si rwose ntabwo biri ngombwa amezi abiri yose muryamana ntabizi yego none se shirira nawe ntabwo kumbonera umwanya ugatuma ntekereza nawe gusa mbabarira ntabwo ibintu nabyihanganira alo mwiriwe neza abayobozi shirira ni ngombwa ko hazamo n'abayobozi hari mfite ikibazo mwamabara mukaza hano mu rugo rekura nimumfashe muze rwose cyangwa se nimutinda usanga hari imirambo ibiri ndetse nanjye uwanjye wa gatatu ndabica nindangiza niyahure nimumbabare mufashe kandi muze birakomeye cyane saba murakoze kajya nigire mu kazi gumaho ngaho cyangwa yazibasanga inakukasa umutwe we nawe urambitse aha ngaho haso kihe mwahere ngo amezi ntabwo nabyihanganira navuze ngo ntwongere no kunkoraho turumvikana urapfukama icara hano nkuko mwari mwicaye haguruka icara hano mera nkuko mwari mumeze icara aha ngaha nta soni nahise njyewe mwamaye yanjye naringejejemo ntitaye cyangwa niyo mutamemba rwose mureke nigendere pe nta kibazo rwose muyagumane umva nugira amahirwe urasohoka hano uri muzima
urumva asye ndabona n'abayobozi batinze kuhagera reka nze mbyikemurire haryondi nta nyundo nabitsemo hano yewe karibu umuyobozi karibu mpuzamwana yive kumveshe ntabaza cyane waterekana yambaze abavandimwe inzanye abaturanyi hano kumveshe bikomeye uburyo wampamagaye nibyo urakoze cyane umuyobozi nta kibazo gihari se ikibazo kirahari ndetse kitanoroshye ahubwo mwari mugiye gutindaho gato gusanga inzogera yirenze hano mwari kuhasanga imirambo siko mbona mwicaye muri salo mwambaye n'ibitenge mugiye muri dushe cyangwa murabyutse bwana muyobozi rero ikintu nari mbahamagarije urabona jyewe ko mfite akazi nabyutse mu gitondo njya ku kazi size nganire n'umudamu wanjye rwose mbona nta n'ikibazo gihari dufitanye yewe tunishimye cyane gusa ngeze mu nzira ni ngombwa ko ngaruka ko hari akantu nari nibagiwe ariko ndatunguwe cyane ibyo nsanze muri uru rugo ni agahomamunwa mbese nyine dore nguyu nawe simubona ukuntu yambaye uyu si umukozi wanjye turisanze rwose mbese sinzi ibyo bari barimo nanjye ubwanjye nayibonye umutima urankuka niyo mpamvu rero mbahamagaye wumve ko bari bamaranye amezi 2 baryama What? amezi abiri Amezi 2 yose? Umukozi mabuja. nyirabuja yego kareka ntabwo biba bibi ariko hari igihe jya ubanza ugenzure iby'iki gihe hari igihe wasanga ari abantu bari kubasenyera ibyo bintu wabyiboneye umukozi ari mu kazi aho njye nabyiboneye icyongeyeho banabyivugiye ibyo bintu ufite ibyambi ariko mureke mbasabe ijambo natwe tubabaze wenda tuje gukemura ikibazo hano natwe tubaze tumenye kuko uyu ni umukozi uyu ni mabuja yego bose urabona wabura kubabeshya byabayeho bayobozi ariko madamu uko bimeze cyangwa barimo barakubeshyira nawe urahazi wabyivugira ushobora gusanga ibintu bari kuvuga kuko ikibazo kituzanye hano ni mwebwe babiri bari kutubwira niko bimeze erega ubundi ukuntu byatangiye uyu mugabo akimutaho neza aho bamubaza igihe duherukanira ni umubiri ariko bararabira byabaye kandi yavuye agiye mu kazi avuye hano ntabwo mwaherukanaga numvaga bari kuraba niko se nyamungu mwanyumve neza ntabwo anyuma wowe ubwanwa urumva biguteye ishema kugira ngo sobuja agende winjire mu buriri bwe Ariko azi akazi. Azi icyamuzanye mu kazi. gusa reka twumvikane gusa iva urugo rwanyu nari rwizemo umutekano sinzi ibintu ahantu byaturutse rwose rero ntabwo wasanga ibibazo bimeze gutya ngo uceceke niyo mpamvu nayo nabahamagaye wagize neza ko iyo hatabayeho kugira ngo uhite ukazamuranwa n'uburakari ukihanira ntabwo ari byiza wagize neza wakoze rero kuba bigeze mu bantu birakemuka humura none se ese umukozi wawe yitwa nde witwa nde nta n'ubwenge afite gukupura ese make we nawe uri umunyabibazo rwose umva njyewe mureke nitaye urisobanura uretse ibyo gutaha ushaka kwisobanura nta biraza n'isoni nyuma akazi wagahaze cyakuzanye wagikoze abagabo barabona
umuntu arabyuka ajya mu kazi arashakira urugo icyarutunga ngo ntabwo ari kunyitaho. Ese ubundi bazabiteho gute? Sikumbona ni nagasamaje se ariko mana. Yabyutse agiye gushaka icyo kurya ni ibitunga umuryango, umukozi asigaye mu kazi ke ngo ntabwo ari kukwitaho. Inumva ari ikibazo gikomeye ari nkanjye. Basaba ijambo. Ikibazo ntabwo cyakabaye uyu mukozi. Namabuja nawe bifiteho uruhare. Ariko umugore niwo mutima w'urugo. Niyo umuntu atinyutse akaryamira umukozi. Ibyo ni ibintu by'ingayi bibi cyane ndetse ahubwo ikibazo ni mabuja. Ni ukubera iki? Bose azava mu rugo ibi bintu bireza reka. Abantu baba mabuja ni gute bazajya bagenda bagafata umukozi niba ari umukozi. Mabuja agomba kumwubaha akamenya ngo niba umupapa yagiye guhaha ni uguhaha. Mwishinze ikibazo uyu nguyu. Ibyo byo kuvuga ngo yataha no gutaha yataha. Ariko ntabwo ari byo by'ingenzi. Mabuja nawe ni ikibazo kuko ntabwo yatekereje kabiri. Ko nanjye ndasaba ijambo. Njyewe bitewe n'uko mzumvishe ku rundi ruhande twakumva uriya mu Mabuja yavuze ko umugabo we atamwitaho ntacyo ashoboye gukora, ubwo ni muri gahunda y'uburiri niko nabiba. Ndumva hagati aho ngaho twakumva ruswa tugakoma n'ingasi tukareba aho bipfira nimba ikibazo ari umugabo. Urabizi yavuye mu rugo iwabo ntacyo avuze kujya yarajyaga kunywa kamwe gusa ubwo nimba atabasha kubona umugabo twakumva ruswa tugakoma n'ingasi tukumva aho ikibazo kiri kabisa. Ndumva igitekerezo cyanjye cyari icyo ngicyo nta kindi. Nanjye nasaba ijambo nabaza uriya mupaturo muri uru rugo ni iki gituma wirengagiza inshingano ufite mu rugo akazi ntabwo karuta umuryango. Mbere y'akazi ujye ubanza wite ku muryango wawe. Njyewe rwose ntanabumva, ntabwo ukwiye kujya ugenda utabanje kwita ku mugore wawe, niwe wa mbere. Muyobozi urumva nasubiza ikibazo uyu mukobwa yarabajije. Yewe impamvu yabiteraga wenda ari nzi ko ndi guharanira inyungu z'umuryango. Urabizi ko abantu nk'abo ngaba bakunda ibintu byiza, bakunda kuba heza. Ubwo nashakaga amafaranga njya mu kazi buri munsi nzindutse kwa gahunda z'akazi nuko zikorwa kugira ngo nshakishe iterambere ry'uru rugo. Ntako ntagira kugira ngo munezeze pe. Ahubwo sinzi ikintu wewe yababura kuko nge ntako ntagiraga. Kurya no kunywa nese mu rugo sinaryaga sinamaga. Naje nkukurikira ariko uranyiyima. Yego mata, ejo bundi uje utangiye kwiyumva nk'umukozi. Nani isoni wabuze iki? Areke kujya mu kazi aze gukarabye cyangwa yirirwe musomana. Nibyo ukeneye? Ndemera nawe umukozi asimbuye boss. Uburyo twabyumva ngo iki? Wararengereye. Ubwo ubu tuvugana wasushukuje umugabo wawe. Ubu se amufata nka boss cyangwa niyo mukozi muri uru rugo ajya kubakorera akabagaburira. Okay, noneho mbere y'ibintu byose twakomeza sibyo umukozi abanza asohoka mumukure hano mubanze mumwirukane ave no muri umudugudu. No, nahanajya. Kubera icyo atagenda se? Ndatwite. Ngo uratwite? Yesu kisi tuba mu ijuru. Ngo Ubuse kuko uratwite. Ni yandi. uratwite? Ubwo yaba ari iyande.